Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda abanyarwanda batandukanye bari bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi bari bari hanze ku mugabane w'Uburayi nibo bafashe iya mbere baravuga bati tugomba kubohora igihugu cy'u Rwanda, ntabwo tuzagwa ishyanga, ntabwo tuzahama mu mahanga, ntituzaguma mu gihugu cya Uganda cyangwa se igihugu cy'u Burundi cyangwa se n'ibindi bihugu byari byaragiye bibakira mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero reka turebere hamwe ibyaranze iminsi 10 yabanjirije itangira ry'urugamba rwo kwibohora. Iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa 9 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ibumbatiye ipfundo ryatumye hatangizwa urugamba rwo kubohora igihugu, kuko muri icyo gihe guhera ku itariki ya 20 Nzeri aribwo Major General Fred Gisa Rwigema yimukiye mu buryo buhoraho mu nzu ye yari i Kampala mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo kwitegura neza, kubera ko inzira zindi zose z'amahoro zari zaranze hagafatwa umwanzuro wa nyuma w'urugamba wiswe Option Z. Hari hashize ibinyacumi by'imyaka abanyarwanda bari mu buhungiro babayeho mu gihirahiro, baratataniye hirya no hino muri Uganda no mu bindi bice byo mu karere bategerejeho kuzasubira mu gihugu cyabo, bamwe batigeze baca iryera na rimwe kuva bavuka. Benshi muri bo rero bari barafashije Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kugera ku butegetsi bwa Uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu binyuze mu ntambara y'ishyamba, aho rero bari bahuriye mu gisirikare cya National Resistance Army cyangwa se NRA. Perezida Museveni ageze ku butegetsi abanyarwanda bari mu gisirikare cye bakomeje kukibamo mu kugikorera, ariko imbere mu mitima yabo bahoranaga amajwi abibutsa ko ari impunzi, ubona imiryango yabo yari mu nkambi kure ya gakondo zabo kandi ntacyo ibya diplomasi bitanga ngo babashe gutaha mu gihugu cy'abakurambere babo. Inzozi zo kubohora igihugu cy'u Rwanda rero zifite imizi mu bantu babiri babaye inshuti z'inkoramutima kuva mu buto bwabo, aribo Paul Kagame na Fred Gisa Rwigema. Ibihe by'ubuto bwabo mu buhungiro byaranzwe no kumara umwanya munini cyane hafi y'abakuru bababarira inkuru z'inyenzi, umwe mu mitwe yo kwirwanaho ndetse no kubohora igihugu yabayeho imbere muri Afurika. Izo nkuru zo mu bwana ndetse no kumva ubutwari bw'inyenzi zabayeho mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu zabaye umusemburo w'ubushake bwabo bwo kuzakabya inzozi zo kugira igihugu. Ibyanabaye ari intandaro ikomeye cyane yo kwinjira mu gisirikare cya Uganda, bakakigiriramo amapeti akomeye. Kuva ubwo rero ntibongeye gutekereza ibyo gufasha undi muntu kugera ku butegetsi. Ibitekerezo byabo hamwe n'abandi banyarwanda bari mu buhungiro byabaye gutaha iwabo mu nzira z'amahoro zose zishoboka, byakwanga n'ubundi buryo bukaba bwakoreshwa burimo n'uburyo bw'intambara. Byose byakozwe mu ibanga rikomeye cyane nk'uko bigaragazwa na John Barton Keger mu gitabo yise The Struggle for Liberation, War and Militarism in African History. Icyemezo cya nyuma cyo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu cyafashwe muri Nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ndetse umunsi nyirizina uwemejwe hasigaye iminsi itagera kuri 2 kuko byanzuwe ku itariki 29 Nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Ijoro rikurikiyeho batangira urugendo rugana i Kagitumba ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Icyo gihe urwikekwe rwari rwinshi mu gisirikare cya Uganda kuko abashinzwe iperereza muri NRA batangiye gushakira amakuru hasi no hejuru, kuko batashiraga amakenga bamwe mu basirikare bavuga ko bashobora rero kuba hari ibanga bafitanye n'abantu muri FPR Inkotanyi, kandi iyo bimenyekana ko ariko biri umugambi wari kuba upfuye nta kirakorwa. Urugo rwa Rwigema i Kampala iyo minsi nigo rwiyambajwe nk'abantu hibanga ho kunogereza uwo mugambi. Hagerwaga abasirikare bake babizerwa muri ya minsi 10 isoza Nzeri, kandi byose bigakorwa mu masaha akuze y'ijoro. Cyari kizira kwandika ibiganiriweho mu nama, gufata amajwi cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyasiga uburari inyuma. Ijambo rukumbi ryo gusohokana mu nama ryari rimwe: uhore witeguye ko isaha n'isaha twagenda. Umwe mu bari muri ibyo biganiro rero by'ibanga yari Major Sam Kaka, wari ukuriye ishami rishinzwe imyitwarire muri NRA, akanaba mu bizerwaga na General Fred Gisa Rwigema. Sam Kaka rero yazengurukaga igihugu cyose yitwikiriye umutaka w'inshingano yari afite, bikamubera uburyo bwiza cyane bwo kugeza ubutumwa ku basirikare b'abanyarwanda bari mu mitwe itandukanye ya NRA, ati nk'abari Bihanda bari bayobowe na Theogene Bagire, ab'Imbarara bari bayobowe na Charles Musitu, n'abandi bari muri batayi 129 bayobowe na Kizia. Ubutumwa yabahaga rero bwari bumwe kandi ari bugufi, ariko bumbatiye byose: igihe kiregereje.
ku itariki 29 Nzeri itariki ntakuka yaremejwe ibyabarirwaga mu bihe bitazwi bitangira kubarwa mu masaha make ari imbere. Igisirikare rero cyubakiwe mu kindi bucece. Igisirikare cya RPA cyashingiye ku bwezerane kurusha ibyo kubaho rero mu buryo bugaragarira amaso. Bari bitwikiriye imyambaro y'igisirikare cya NRA, ariko imitima yabo yari yambaye mu nkotanyi gukusanya abajya ku rugamba byagombaga gukorwa mu ibanga rikomeye. Umwanditsi Keger agaragaza ko itsinda ry'ingabo rya mbere rya RPA ryabayeho ryari rigizwe n'abasirikare bari bayobowe na Major Sam Kaka, cyane ko hafi ya bose bari abanyarwanda. Abandi babarirwa mu ijana biyunze kuri bo n'abavuye mu mutwe udasanzwe uwo bari bashinzwe kurinda Perezida Museveni, bari barangajwe imbere na Charles Muhire ndetse na Charles Ngoga. Abandi basaga 300 baje bava muri brigade 31 yakoreraga rwagati mu mujyi wa Kampala. Bagendaga rero bitwaje bike bishoboka nk'imbunda, amasasu, inkweto n'ibyo kurya bike. Bari banafite intwaro nke zikomeye nk'izihanura indege za Katyusha n'izindi bavanye rero mu bubiko bw'intwaro bwari ahitwa Bombo. Ati ntubabaze za Burende n'izindi modoka za gisirikare. Ubushake nicyo cyari cyita rusange kuri bo, no kuvuga kuri abasirikare. Ku mugoroba wa tariki ya 30 Nzeri, Rwigema yatanze amabwiriza ya nyuma nk'uko byakomeje kugenda abigaragara. Nibwo Rwigema rero yaje gutanga amabwiriza ya nyuma. Urugendo rwatangiye igicuku kiniha saa 8:30 z'ijoro rikira ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka wa 1990. Imodoka zigizwe na za bisi nto, amakamyo, imodoka z'abantu ku giti cyabo zatangiye rero gusohoka mu mihanda ya Kampala. Abasirikare bayobowe na Kaka nibo rero bafashe iya mbere mu rwego rwo kuza kuvana inzitizi abandi bahurira nayo mu rugendo. Buri wese rero wahagurutse i Kampala yarazi ko gufatwa bingana no kwicwa, wagirirwa imbabazi ugafungwa, icyakora nta n'umwe wasubiye inyuma. Major General Fred Rwigema ku cyombo we n'itsinda bari kumwe bari baryamiye amajanja ijoro ryose kugira ngo rero bumve ko ntawo muri NRA wamaze gutahura ko hari abasirikare baburiwe irengero. Bidatinze baje kumva ubutumwa ku cyombo bwari buvuye mu biro bya Perezida wa Uganda bugira buti ntimugire ubwoba, niba ari Fred ugiye n'abasirikare be ntabwo bagiye kuturwanya, ndakeka ko ari gusubira iwabo. Uwohereje ubwo butumwa ntiyamenyekanye kuko icyo gihe Perezida Museveni yari hanze y'igihugu mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yaberaga muri Amerika. Icyakora ubwo butumwa bwatumye rero urugendo rukomeza nta nkomyi kugera ku mupaka. Basesekaye Kagitumba rero mu museso saa 4 za mu gitondo ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka wa 1990. Abambere bari basesekaye ku mupaka wa Kagitumba ku mugezi wa Muvumba. Ikibaya cyaho cyari gitwikiriwe n'igihu. Abasirikare ba Habyarimana bari hakurya y'umupaka mu kuburinzi ntibatahuye ko amateka agiye kubandikirwaho nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma rero nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho, mbere yo kwambuka abasirikare ba RPA barahagaze bikuraho ibirango bya Uganda n'amapeti barafite yose babisiga ku ruhande rwo hakurya. Umwanditsi Kegere rero avuga ko icyo gikorwa cyari kigamije kugaragaza ko uru rugamba atari urwo Uganda igabye ku Rwanda, ahubwo ko ari ugutahuka kw'abanyarwanda bimwe ubwo burenganzira. Binjiye mu Rwanda batameze nk'abagabye igitero, bari nk'abana basubiye iwabo mu rugo. Ku itariki ya 2 Ukwakira, Major General Fred Gisa Rwigema yarasiwe i Nyabwishongozi ahita yicwa. Icyo gihe gukorera mu ibanga cyane byateye bamwe kuba mu gihirahiro. Insinzi y'Ikagitumba yazanye ibyishimo ariko iteza n'urujijo kuri bamwe. RPA yari imaze kwigaragaza, icyakora ntiyari yabigisirikare nk'uko bimenyerewe, kubera ko abasirikare bazaga mu matsinda atandukanye, bamwe batazi ikigiye gukurikiraho cyangwa ngo bamenye uwo guhanga amaso. Kubera uko kuza baturutse mu bice bitandukanye bya Uganda, byabaye ngombwa ko abasirikare bakuru barimo Kaka, Steven Dugute n'abandi bihutira gushyiraho uburyo bw'amategeko. Hashyizweho batayo enye z'agateganyo ziyobowe na Chris Munyenyezi, Steven Dugute, Adam Waswa na Sam Kaka. Kubera gukora mu buryo bw'ibanga cyane byatumye bazahazwa n'uruhuri rw'ibibazo birimo inzara. Batangira kwiyambaza abaturage mu bice begeragamo, ariko bagasiga babandikiye urwandiko rw'amasezerano ko nyuma y'urugamba bazabibishyura. Icyizere n'umurava byabafashije gucuma iminsi.
ikibatsi cy'umuriro w'icyizere n'umurava byabarutiraga cyane icyabateraga ubwoba cyose. Bapangaga gahunda y'umunsi ugiye gukurikiraho, kandi intego ikomeye buri gihe yari isonga mbere. Bakinjira imbere mu gihugu, bagafata Gabiro, Kamutara na Nyagatare mbere y'uko ingabo za leta zongera kwisuganya. Abasirikare ba RPA bakomezwaga n'icyizere kurusha intwaro. Bizeraga ko umurava ndetse no kutazuyaza mu byo bakora bizabahesha ibyo baburaga byose ku rugamba. Nubwo intangiriro z'urugamba rwo kwibohora zaranzwe n'ibibazo bikomeye cyane birimo n'urupfu rwa Major General Fred Gisa Rwigema ku munsi wa kabiri, urugendo rwo kubohora u Rwanda ntirwahagaze. Nyuma y'iminsi mike rutangijwe, Major Paul Kagame yavuye mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugendo rutari rworoshye, asubiza ibintu ku murongo ndetse anazana uburyo bushya bw'imirwanire, bituma abasirikare bagarura icyizere. Kuva ubwo morali yongeye kuba yose mu basirikare kugeza ubwo batsindaga urugamba rwasojwe no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Intsinzi ya FPR Inkotanyi n'ingabo zari zishamikiyeho za RPA byabaye intango yo kongera kubaka ubushya u Rwanda rwari rwarahinduwe umuyonga, kongera kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, gukira ibikomere ndetse no gutangira urugendo rw'iterambere rihuriweho na bose mu gihugu cy'u Rwanda.